Wala iyo Imana igutindije iragutegera. That one is tough. Iragutegera babe. Say it. Iragutegera. Wala. Uwitwa Miss Nishimwe Naome ese yaba twite cyangwa ibingibi ni ibintu rwose mvuze nirekanze myinjiyemo neza kandi nitonze kugira ngo nabonza kugenda mpibwira baze kugenda babisobanukirwa neza cyane kubera ko abantu benshi cyane nagiye mbona hari ukuntu bahita bavuga bati ese bimeze bite nanjye mpita mvuga nirekanze njyane urutoroshi runini cyane rureba cyane kugira ngo nze mbazanire aya makuru yose. Murabizi neza ko Nishimwe Naome yabaye Miss Rwanda umwaka wa 2020 ubwo n'ubundi twari mu cyorezo cya Covid. Murabizi ukuntu ibintu byari bimeze nabi cyane muri icyo gihe abantu bavuga bati urumva yabaye Miss noneho nyuma yaho ibintu bigize biti bibaye ibindi. Urabizi neza ko we n'umukunzi we Michel Tesfaye baje kuba basezerana imbere y'amategeko ku itariki 27 ukuboza umwaka wa 2024. Muribuka ko neza cyane tugira ngo dusubirane mu mateka cyane. Muribuka neza ko ubukwe bwabo bwaje kuba ku itariki 29 ukuboza umwaka wa 2024. N'umukunzi waje kuza asa nkaho atunguye abantu benshi cyane batangira kuba bavuga bati ibikezi mu maso. Umugani wa muhungu uvuga ngo ni ibikezi mu maso ngumi ya gatatu akabara yiriya. Abantu bagiye babona uwitwa Miss Nishimwe Naome aba batunguje rwose umusore mu Ethiopia bavuga ko ngo yiberaga mu gihugu cya Canada. Abenshi cyane batangiye kugenda bamusesengura baravuga bati uyu n'umushoramari mu ikoranabuhanga, abandi bati n'umudogiteri, abandi bagenda bavuga amakuru agiye atandukanye. Icyo gihe murabyibuka ko n'ubundi baje kuba basezerana mu murenge wa Kimihurura rwose. Icyo gihe ndabyibuka rwose hari ku itariki 27 abantu bari aho ngaho rwose barimo bitegura iminsi igize. Murabizi neza ukuntu ibintu babigize biba bimeze. Uba rero murabizi neza ubukwe bwabo bwari ubukwe bwiza cyane ndetse bwabereye n'ahantu heza cyane, nubwo nyuma aho ubukwe bwaje kuba bubera byaje kuba bihinduka ibindi murabizi. Ariko aho ngaho kugira ngo tuze dukomeza mu inkuru, murabizi ko hari ikintu cya mbere mba ngomba kubanza kubasaba kandi cyoroshye cyane cy'ingenzi no kujya aho munsi mukareba aho hantu handitse subscribe ubundi mugahita muyikora. Mwamara kuyikora mukajya hari ahirya gake cyane ku ruhande rw'ibumoso mugahita mukora aho hantu handitse like ubundi mugahita mujya munsi mukandika igitekerezo cyanyu uko mugira mute uko mu byumva nyuma yo kumva ikiganiro ngiye kukugezaho iki kiganiro nditu. Murabizi neza kuri ubu ngubu uyu munsi nibwo hatangiye kugenda ku mbuga nkoranyambaga hagaragara ifoto ya Miss Nishimwe Naome bigaragara ko atwite kandi inda ubona ko ari nkuru. Abantu benshi cyane batangira kuvuga bati ese umuntu witwa Miss Nishimwe Naome ko tumuzi ari wa muntu ukunda kugukorera ikintu cyitwa surprise ku buryo rwose mu bintu utari uri kwitegura cyangwa icyo witeguye atari cyo kintu ugira ute ubona mu maso yawe, ahubwo uhita utungurwa no kubona ibindi bintu bitandukanye n'ibyo wari ugeze ute n'ibyo wari witeze. Bamwe bati ese uwitwa Miss Nishimwe Naome ntiyaba yaribarutse, ahubwo uyu munsi kubera yari amaze igihe kirekire abantu batabona postinga ndetse yana postinga ukabona nyine hari uburyo atari kugaragaza nyine iyi nkuru nkuko twakagombye kuba twarayibonye. Ni inkuru twakagombye kuba twarabonye nko mu mezi nka 3 ashize. Iyi nkuru ari bwoza kugira ute aza kuba ari bwo ayishyira hanze, ariko byanze bikunze ni inkuru ije nkaho umuntu uri iranda yarigeze nko mu mezi nka 6-5 hagati aho ngaho. Urabona ko ari inkuru cyane. Abantu baravuga bati kubera iki uwitwa Miss Nishimwe Naome akimara kumenya kubera iki ataje kuba apostinga iyi foto ngatwereke ko ibintu rwose byagenze neza cyane, dore ko hari n'abajyaga ku mbuga nkoranyambaga bamwandikira ibintu bitari byiza cyane. Abantu barabizi nyine uyu ni umukobwa ariko ubu yamaze kuba umugore utajya uri fana rwose. Yagiraga atya agahita yitereka akabasubiza akabwira ati buriya ku mugabo wanjye. Murabizi neza ko hari na case yigize kubaho ubwo umugabo we yigize kugaragara rwose ari kwitegera akantu k'agapasteri. Bivuga ko icyo gihe murabizi ko kuri Chateau Marara aribwo hari habaye ikibazo gikomeye cyane. Bamwe batangiye kuvuga ngo habaye ubwumvikane buke cyane kuri Chateau Marara, ubwo ngo bavugaga ko baje kuba bagaburira abantu ibinyenzi bari baje kuba bataha. Murabizi ko hari abajene rwose b'inshuti n'undi z'uyu muryango wa Michel ndetse na Naome bari bakoreyeyo ubukwe, ndetse bisa nkaho ari Naome ndetse n'umugabo baje kuba babereka kubera ko nabo bakoreye ikirori cyiza cyane. Ubwo rero icyo gihe mugabo we yaragaragaye muri bisi. Abenshi cyane bavuga ko imodoka yari yamupfiriyeho, abandi bavuga ko ari ubukene, ariko umukobwa aritereka icyo gihe
babahereza ikintu cyitwa ikinyarwanda. Bamwe bagira batya bakibasira abantu ku mbuga nkoranyambaga, ajya kuri live rwose aritonda yicara neza n'agapiro ke imbere ndetse n'inyuma yiseguye neza cyane, ubundi abahereza ikinyarwanda cyiza cyane kimwe gitomo. Yarababwira ati n'ikindi gihe mujye mugenda gake nimugera ku mugabo wanjye. Ubwo ngubwo icyo gihe n'ubundi witwa Miss Nishimwe Naome yatangiye kugenda agaragara gake cyane bishoboka, ndetse we n'umugabo we ukabona ko bagaragaraga gake cyane bishoboka. Ibyo ngibyo rero twaje kugenda tubivaho. Witwa Miss Nishimwe Naome murabizi ibyo ku mbuga nkoranyambaga ntabwo bijya bitinda, bigira bitya nyine bigacana umuriro bikaka bikagira bitya bikaba birarangiye. Ubwo rero aragenda abaho guhera mu mwaka wa 2024 yiturije, ugasanga ku mbuga nkoranyambaga harimo abantu bamwibazaho, abandi bakagenda bakora ibyo bitandukanye gutyo, ariko burya umuntu burya ni wowe ubuze uko yapanze, ndetse burya umugore n'umugabo ibyabo ntabwo bapfa kubyivangamo kuvuga ngo uyu munsi ngo mvuge ngo kubera icyo uriya kana katabyara bimeze bite, ngo kubera icyo uriya yabyaye abana benshi cyangwa kubera ko yabyaye bake cyane. Ibyo ngibyo umugore n'umugabo nibo babizi uburyo bagomba gufata umwanzuro. Aba rero n'ubundi guhera muri uwo mwaka wa 2024 abantu batangiye kujya bakenguruka barunguruka, bagasa nk'abarunguruka akavuga batari ko bimeze bite ko tubona uwitwa Miss Nishimwe Naome atibaruka, byagenze bite? Abandi bakagenda bagereranya bakavuga bati ba vestira abandi bose. Ibyo ngibyo burya kabihorera kabakwama. Ubwo ngubwo ibintu dukomeza kugenda twitwara uko nguko, ariko navuga ko wenda twihuse cyane tudakomeje kwizimbya mu magambo. Uwitwa Miss Nishimwe Naome yaje kuba aposting ifoto, abantu benshi cyane bahita batangira kwibaza. Mu minsi mike cyane ni umwe muntu wa postingaga utuntu tw'utu video yibere mu myitozo, harimo ko ibindi bintu bigiye bitandukanye, ukabona ko rwose ibyo ngibyo ni n'ibintu bitari biteganyijwe ko muri uno mwaka wenda yari kuba aza kuba yibaruka cyangwa n'undi utaha. Abantu benshi cyane bagakomeza nyine bafata ukuntu hari ukuntu inkuru nyine ivugwa, abantu bakagenda bakagira bakayihoza bakayihora bakavuga bati ubwo inkuru yagize ite yararangiye, ubwo ngubwo reka tubyakira uko nguko bikarangira uko. Ariko abantu benshi cyane agiye kugira burya aba batunguje ifoto atwite inda, kandi ubona ko ari inkuru abahanga mu gusesengura bahita batangira kumva bavuga bati ese uwitwa Miss Nishimwe Naome yaba agitwite cyangwa yarabyaye umunsi akabaje kutwereka ifoto agitwite muri icyo gihe, ahubwo ngubu akaba yagira ati akaba yarabyaye. Murabizi neza ko mu gihe cyashize ari nabwo yagaragaye mu bihugu birabyo muri Aziya ari kwirira utuntu rwose, we n'umugabo we basohotse ahantu heza cyane rwose, wabonaga ko hari hahantu umuntu agomba guturiza kumva ko akayaga kari guturuka hirya no hino, kakazuba keza cyane katarimo ibintu by'ibyotsi n'ibiki byose biri aho ngaho bimwe bishobora kukwangiriza n'uruhu. Aho hantu rwose ukabona ni ahantu heza cyane. Murabizi muri biriya bihugu bya Aziya hari ahantu haba imisozi ugasanga harimo akantu k'agahoteli nko mu ishyamba cyangwa mu bintu by'ibihuru keza cyane, ubona ko gatunganyije. Icyo gihe rero nibwo yongeye kuba agaragara. Abantu benshi cyane nyine ntibabitindaho kubera ko icyo gihe wenda usibye kuba ari umusitari, kuba ari mwisi, ibyo ngibyo ntabwo ari inkuru abantu benshi cyane bagize baje kuba bagenda batindaho. Noneho ubu ngubu rero uwitwa Miss Nishimwe Naome yaje kuba yerekana iyo foto, abantu bahita bagwa mu kantu nkuko nabikubwiye. Nawe ndakeye kuri kumva iki kiganiro nawe wahise ugira ute, wahise utungurwa ndetse ugwa mu kantu. Ariko nanone hari ikindi kintu wahise ugira ute, wahise wibaza ese witwa Miss Nishimwe Naome yaba yarabyaye cyangwa ntarabyara? Ariko reka nkwereke kugira ngo wenda tutaza kuba dukomeza kugenda twinjira mu rugo rw'abantu, kubera ko ntabwo biba ari byiza cyane. Wenda hari n'impamvu umuntu aba yapostinze kuriya akavuga ati reka nze wenda mbereke ntwite niba narabyaye cyangwa nkitwite. Ibyo ngibyo nta muntu bireba, apfa kuba nkweretse icyo nkwereka. Ariko abantu benshi cyane nyine nabonye bavuga bati uwitwa Miss Nishimwe Naome wasanga yaramaze kwibaruka umwana, akaba hari ahubwo akaba agize ati akaba yiturije. Ariko ubwo ngubwo kuva ari biriya yatweretse ko agifite inda byanze bikunze. Ubwo hagati y'ibyo ngibyo yaba ari kugenda basesengura bavuga ko ashobora kuba yarabyaye cyangwa ashobora kuba agitwite. Ubwo ngubwo turafata ibya nyiri kubitangaza ko agitwite, ubwo niba yarabyaye cyangwa atarabyaye, ubwo twebwe ntabwo ibyo ngibyo turi bugire turi bubitindeho ngo tugende tuvuge ngo tujye kwanariza tuvuge tuti gute. Ibyo ngibyo ni ibintu tugomba kureka tukaba tubishyize ku ruhande. Ariko urumva rero amakuru ahari nonaha uwitwa Miss Nishimwe Naome nuko agize ati nuko atwite, kandi inda nkuru mu minsi mike cyane ashobora kuba yibarutse umwana rwose. Tukagira dute tukajya kurya ubunyano abazatumirwa, ubundi tukagira dute tukanywa n'amata, ubundi tukagira dute tukita umwana izina tukitahira.
ngayo nguko rero nanjye mitansoreza hanga mbabwira nti mukomeze kugenda mugira ibihe byiza aho muhereye hirya no hino ku isi kandi mukomeze kugenda mukora cya kintu cy'ingenzi kandi cyiza cyane no kujya aho munsi mukareba aho handitse subscribe ubundi ukakanda ubundi ukajya munsi ugahita wandika igitekerezo cyawe ndetse ukajya ku ruhande rw'ibumoso aho hantu hari akamenyetso ka like ubundi ndetse ukaza kuba unayikanda ubundi tugahita dukomeza tugenda twibanira ibihe byose. Ngiye gutegura ikiganiro ngana kikugezaho ndi turi mukomeze kugenda mugira ibihe byiza ibiganiro byacu nakagaruka.